nakundaga bitajyaga bibura mu rugo, na buri kiruhuko najyaga kubera ibyo bintu. Umugati ni waburaga mu rugo. Icyo kintu rwose umubyeyi wanjye umugati nzajya nkumukumburira. So ikindi rero ndabashimiye, byari kuba ari ikibazo dusanga turi twenyine, ariko mbikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ifashimwe ndabashimije mu izina rya Data twese. Imana ibahe umugisha. Rero turi hano kubw'akababaro k'umubyeyi wacu Ngendahayo Inosi, ariko ngira ngo kubizera Imana bikora yiyegereza abantu, ngira ngo kubizera Imana tuzi neza ko gupfa ari ugusinzira. Ibyo ni ishema kubizera Imana cyane. Rero ndahangaha ntanga ubuhamya, hari ubwanjye ku giti cyanjye, ariko ndahera ku bwa mwene data. Ni umubyeyi kuko nawe ni umwana wa Ngendahayo Inosi, nubwo atabashije kuboneka hano, ariko ngira ngo umufasha we arahari kuko yahageze mwamubonye. Ariko nubwo ahari, we yambwiye ati ku buhamya mfite nenda kubagezaho, ubu ntangire iyo mesaje yimvugire mu cyimbo cy'uko nakayivuze. Murakoze. Rero ubuhamya ngiye guheraho ni ubwa mwene data, ni umubyeyi Ndayisabye Emmanuel. Rero nagira ngo abe aribwo mperaho. Yagize ati biragoye muri uyu mwanya kubona icyo umuntu avuga. Kubura umubyeyi sogokuru, cyane kubura uwatubyariye umufasha, uwakubyariye umufasha. Mubyeyi, ntabwo nzibagirwa umunsi wa mbere nkubona amaso ku maso, nza kukwakira ku kibuga cy'indege i Buruseli mu mwaka wa 2008, ubwo wazaga kudusura unsuhuza mu izina rya Ndayisabye. Byanyeretse agaciro n'urugwiro uha abana. Muri 2017 ubwo twazaga kukwereka abuzukuru mu rugo iwawe, nabonye ko uri umubyeyi ukunda abana. Ubwo twahahuriraga na Jean Paul n'umuryango we, Habimana Samuel n'umufasha we Chanceline. Evariste shima cyane mu butwari yagize mu burwayi bwanyu, maze ukatuganirira, ukatugabira bihogo. Mubyeyi, ntiwahwemye kudusura, utwigisha kubana, kugira urukundo, kwiha Imana muri byose. Ibyo mbibukira muri batisimu y'umwana wawe yabereye i Buruseli tariki 7 z'ukwa 9 2024. Ubwo waduhuguriraga indangagaciro z'umuryango ugendera ku mahame ya Bibiliya. Muri icyo gihe mubyeyi, nakwigiyeho byinshi. Ubwo wabonaga unaniwe, ubwo abaganga b'Ababirigi
babonaga uburwayi bwawe bwo mu maraso. Mubyeyi, sinzibagirwa ijambo wahoraga umbwira uduhumuriza ko nta biracitse mu gihe cyose wabaga usubiye kwa muganga. Tubigira intego mu buzima bwacu. Mubyeyi, nzahora nkwibukira ku ishusho wanyeretse ubwo naguherekezaga ku kibuga cy'indege i Buruseli tariki 25 z'ukwa 10 2024 usubiye mu Rwanda. Sinari nzi ko ari bwo bwa nyuma. Wanyeretse ko wari mutananirwa kudufatiraho urugero tuzagere ikirenge mu cyawe. Ruhukira mu mahoro, aheza ni mu ijuru, aho abemera bizera kuzaruhukira. Umwana wawe Ndayisabye Emmanuel. Bw'ubutumwa bwa mwene data, umubyeyi wacu, kuko nawe yari umwana we, yifuje kubagezaho kugira ngo ababwire ibyo amwibukiraho kandi atazibagirwa, bitewe n'uko hari byinshi yamufashije, yamuhuguyeho. Rero yahaboneka ari kuvuga ibirenze ibi, ariko yohereje umufasha we, icyo kirahabwa. Imana y'umugisha. Rero nanjye nk'umwana we ndabivuga kuko yanyise umwana we. Ndavuga mu ncamake kujya kuko amasaha ari kwihuta kandi ibikenewe gukorwa ni byinshi. Ndabivuga nk'umwana we kuko ubundi nakagombye kuba ndi umukwe we, ariko yanyise umwana we. Rero kubivuga ntacyo bintwaye, ni iby'agaciro. Kandi kuvuga ibyiza bye, buri wese yavuga ibyiza bye, ntawe hariho kuvuga ikibi cye, kuko ntacyo tumuziho. Uyu mubyeyi Ngendahayo Enosi, ndavuga bikeya mwibukiraho ntashobora kumwibagirwaho. Ubwo namubonaga ku munsi wa mbere, nabanje kumenyana n'umufasha wanjye Nishimwe Chanceline. Arambwira ati dore nguriya sogokuru. Mubonye numva ndanezerewe cyane, ariko ntinya kumwigira. Rero umunsi umwe ubwo najyaga mu rugo muri uwo muryango ngiye kubasura, cyane ubona ngiye gusura ni umuryango wa Nishimwe Chanceline, kuko we nari muzi ariko nshaka kumenyana n'umuryango we. Twaraganiriye, ndarengera, mvuga n'ibitari ngombwa, ariko arampumuriza ati humura mwana wanjye. Abo nahasanze babaye nk'abambwira bati uriya mwana aracyari mutoya, basa kuko amagambo nari mvuze ntiyari ngombwa ko nyavuga kandi ndi umwana. Icyo gihe nari kuzayavuga ndi kumwe na Pasiteri Israel. Rero ndarengera mbivuga mbere. Mu kubivuga mbere nabaye nk'uhatwa amagambo n'abahari. Arambwira ati nimundekere umwana. Numva arampumurije cyane. Numva kuva uwo munsi mpava nezerewe, nishimye, ndetse nifuza, nubwo numvaga ko naba narengereye nakoze ikosa, ariko ikosa yise ari kuzaho kuvuga ati humura mwana wanjye. Rero iryo jambo ryarampumurije, ntaha nishimye, nezerewe cyane. Uwo mubyeyi ari kumwe n'umukecuru we ntabwo bahwemye kutuba bugufi, badusabira, baduha inama. Mu buzima busanzwe ntabwo nigeze ngerwa na data na mama. Narezwe na Mutabazi amaze kwigendera, baho mu buzima busanzwe, ariko cyane kubana n'umukobwa we. Rero ubwo nifuzaga kuba nakubaka urugo, nibwo Ngendahayo Enosi yamfashije ambera umubyeyi, abinsimbura ya Mutabazi, abinsimbura y'ababyeyi ntabonye. Ntabwo nigeze nyongera kugira ikibazo cy'ubupfubyi ngo ngire uwo mbwira ikibazo cyangwa ngira inama.
kuva ku mwana wa mbere yarambwiraga ati humura, yagiye ahagera abo duturanye, inshuti, abavandimwe, umuryango, ibyo bintu barabizi. Bahoraga bavuga batari ko uyu mubyeyi ntaba, aba babyeyi ntibaba, kuko yazanaga n'ababyeyi benshi bakabona urukundo rwe, ku buryo na n'iyi saha ubu ngahangaha bumvise ngo uwo mubyeyi yashaje baduhamagaye, njye n'umufasha baduhamagara ubutiza, ku buryo uyu munsi twazanye n'imodoka hari kwasiteri ebyiri, imodoka tagisi zingahe, kubwo kumva iby'uwo mubyeyi ko yashaje, bitewe n'uko bazi urugwiro rwe, urukundo rwe cyane. Rero reka tugabanye, kuko wavuga ibye ni byinshi, rero ibyo yankoreye ku ruhande rwanjye ni byinshi, no kuba ntinyutse guhagarara ahangaha nkavuga ibye, ntabwo numvaga ko ntari bubishobore, ariko kuba Imana ibashije kubishobora, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo rero tubabazwa n'uko yagiye, kuko nubwo yavugaga ati Samweli, ubwo mperuka kujya kumusura ku bitaro, yaravuze ati Samweli humura, komera. Rero ngira ngo abamubaye bugufi yavuga ati Imana wantuye, yari yiyizeye. Ntabwo tubabazwa n'uko yavuye mu mubiri, kuko ahubwo niba twese twari tugize umugisha wo kuboneka mu mwanya nk'uwe, tukagenda nk'uko yaba yigendeye amahoro, ashimwa n'Imana n'abantu. Rero reka ngabanye, kuko gahunda ni ndende kandi ibikenewe ni byinshi, ibyo kuvuga ni byinshi. Murakoze, Imana ibahe umugisha.